muraho neza abakunzi ba 116 TV. Nitwa Nurayawe Evariste, muganga ushinzwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyiza, ikiganiro kitubwira ku bintu bishobora kutumenyesha yuko ubuzima bwacu bwo mu mutwe bugarijwe n'akaga. Akibaza ati ni iki cyakubwira ko ukeneye ubufasha mu mitekerereze ndetse n'imyitwarire ya muntu. Hari ibintu rero bigeze ku 8 by'ingenzi nabashakiye uyu munsi tureberaho ko umuntu ashobora kuba ubuzima bwe bwo mu mutwe bugarijwe n'akaga. Icya mbere, kumva udatuje, guhorana igishyika. Usanga ni hahandi ushikagurika, wikanga bya hato na hato kandi ari ibintu bitari bigusanzweho. Kabiri, kumva ufite inkomanga ku mutima ndetse ukicira urubanza. Hahandi wumva muri wowe mutima nama wawe wifitimo amakimbirane. Uvuga ati ntakabaye narabigenje gutya, ntakabaye hagize uruhare mu rupfu rwa runaka, ntakabaye narakoze gutya kugira ngo bitagende gutya na gutya, ugasanga amakimbirane muri wowe ni menshi cyane. Gatatu, kuba imibanire yawe n'abandi cyangwa se nabo muri kumwe igenda iba mibi ku buryo budasanzwe. Basanga wenda batangiye gufata ibiyobyabwenge kandi nta mpamvu yabiteye, ugasanga amakimbirane ari hagati yawe nabo mubana byanze bikunze niwe wayagizemo uruhare. Basanga urashaka impamvu za buri kintu icyo ari cyo cyose kandi mu bintu bitari bisanzwe, ugasanga mbese abantu mubana babereye ikigeragezo. Kane, kumva amateka yawe akuremereye ndetse hari ibyo wumva udashaka kwibuka. Urugero, ugasanga wenda hari ikintu cyakubayeho ariko iyo bashatse kukubwira ati uribuka kwa kundi tuvuga ati oya sinshaka, ukumva urashaka guhunga ibintu. Amateka ni ayacu, nayo umuntu ku giti cye, kuyibuka nabyo birafasha. Mu gihe rero umuntu arimo ahunga adashaka kwibuka ikintu cyaba cyarabaye mu gihe cyashize, iki nacyo kigaragaza ko umuntu ubuzima bwe bwo mu mutwe bufite ikibazo. Gatanu, guhorana indwara zinyuranye kwa muganga zapimwa ntibazibone. Ugasanga umuntu ahora ku karago, umuntu ahora aryamye, ahorana umutwe udakira, ahora nta mbaraga afite, yacitse intege, ariko yagera kwa muganga bajya muri laboratwari bagasanga ibizamini nta kintu bigaragaza ko umuntu yaba afite ikibazo. Gatandatu, guhorana agahinda, umushiha utewe n'utuntu tutakagombye. Basanga ntonganya, wigunze, ushaka kujya aho abandi bari, bashaka kugira ngo wigumire mu nzu, ushaka kugera aho abandi bantu bari kugira ngo munaganire. Nugize serivisi akwaka, nugize icyo akubaza, uramukankamira, umubwiriza imvugo zitari nziza. Urambwira iki se? Birakureba, bajye wifashe. N'izindi mvugo zidasanzwe zigaragaza ko umuntu koko afite umushiha kandi ukaba waratewe n'akantu utazi aho katurutse. Karindwi, kugira intekerezo zidasanzwe ziganisha no gushaka kwivutsa ubuzima. Ikibazo gikomeye cyane kuko iki kimenyetso kiba cyerekana yuko uwo muntu muri make aba yararangije guhaga ubuzima, ntaba kiryoherwa n'ubuzima, nta cyangwa cy'ubuzima aba afite muri we. Iki ni cyerekana ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe buri mu kaga. N'ibindi bibazo 8, n'ibindi bibazo binyuranye tarondoye ubona umanye igihe kirenze ibyumweru 2. Yego, birashoboka cyane ko hari n'ibyo tutavuze aha ngaha ariko ukabona ari ibintu bidasanzwe byakujeho mu gihe gito cyangwa mu gihe kirekire gishize. Bakunzi ba 116 TV, sizi impamvu gusa, hari n'izindi wabona zishingiye ku myitwarire, imitekerereze idahwitse umuntu ashobora kugaragaza, yaba wowe cyangwa uwo mubana cyangwa se umuturanyi. Turabagira inama yo kugira ngo mujye mukora share, subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona uko bigenda bikurikirana. Hazaba hariho na nimero mwasabaho ubufasha kuri channel yacu ya 116 TV kugira ngo muhabwe ubufasha. Nta buzima budafite ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.